Hamas and Hezbollah is their terrorist. Yego nibyo, ubyumvishe neza. Umvishe ko Hamas na Hezbollah ari imitwe y'iterabwoba. Yego nibyo. Ibyo sinjye ubivuze ndetse sinanjye wabizanye, ahubwo nanjye nikojeje mu nyandiko ndi gusoma mbona Isirayeli nuko ibita. Ngo ni imitwe y'iterabwoba. Yego nibyo. Iyi mitwe Hamas and Hezbollah ni imitwe ifite ingabo cyangwa se nayo igisirikare ushobora kugira ngo ni igihugu. Iyi mitwe ifite imbaraga mu bijyanye n'igisirikare ku buryo yikwatatse ugira ngo watewe n'igihugu n'ubundi. Ifite ibikoresho byose nkenerwa ku rugamba ku buryo yagusogota cyangwa se yakucinja ukayoberwa ibibaye. Ibi ni byo tugiye kurebera hamwe. Icyo nkusabye ni ukuniza amaso n'amatwi yawe maze tukiganirira ku iyi mitwe y'iterabwoba yajengereje igihugu cy'isezerano. Icyo nta kindi Isirayeli. Yego nibyo, wabyumvishe neza. Hamas ndetse na Hezbollah ni imitwe y'iterabwoba bivugwa yuko ifashwa n'igihugu cya Iran. Iyi mitwe ihanganye na leta ya Isirayeli aho kugeza n'ubu habuze gita. Izi wavuga ko ari intwaro zifashishwa muri rugamba ruba ruhanganishije ingabo za leta za Isirayeli ndetse n'iyi mitwe isa n'iyifatanyije, ndavuga Hamas ndetse na Hezbollah, bavuga ko iterwa inkunga n'igihugu cya Iran. Iyi mitwe ifite ibikoresho birimo za burende, kajugujugu, indege z'intambara ndetse n'abasirikare cyangwa se abagabo bafite imyitozo ihambaye bagiye bahabwa. Yego nibyo. Benshi bavuga yuko aba bagabo bafashe igihugu cya Isirayeli, bavuga ko ari igihugu kitabaho cyangwa se kidafite ishingiro, ari ubutaka bwabo. Ibi bigateza impaka hagati yabo, hakaduka imirwano y'urudaca ihanganishije abo mvuze nyine. Iyi mirwano iba ari karundura, iba ari karahabutaka, aho haba hifashishijwe ibikoresho byo mu ntambara, za kajugujugu, burende n'ibibunda birekura imizindaro y'ibisasu. Uzabyumva neza nuhagera cyangwa se uri kujya mu majyaruguru ya Afurika. Ndabashimiye.